Allo? Fine ranyitabye ade. Uri he koko kugiye kunyagiza? Uguze umwanya maze ngutegereje we. None nkambona n'imvura igiye kurindimuka. Ntumbwire ko wantegereje Jeni we. None huranyi. Nanjye ntumbwire ko wansize nk'abamaze isaha irenga mpagaze ku muhanda ngutegereje Delphi. Byose ni fiance wanjye wabiteye n'ukuri. Ngo iki? Ni Benjamin yaje kuntwara kuri moto mpita nibagirwa gahunda twari dufite. Oya de ntubimbwire rwose n'ukuntu navuye mu kazi ku isaha twaraye twumvikanye nkaza ngagara hano ku muhanda munini ngutegereje. Shaka uko utaha Jeni inshuti yanjye. Mana yanjye. Shaka uko utaha gahunda twari kujyanamo tuzayikoresha. Mana koko. Nawe urabyumva umukunzi yaje kunkura ku kazi ubutura ahandi hantu. Ade nukururame mukiye. Uzi ko isaha zo gutaha zageze ngahama mu biro ngutegereje. Mbonye isaha twumvikanye igeze ndamanuka nza ku muhanda. Burinze bunyiriraho kubera wowe. Imvura irakubye kandi sinasubira ku kazi pe. Ihangane pe. Witaniye n'umugabo wawe nanjye ngo ntegereje ko tujyana mu mujyi gushaka umuntu uzakwambika mu bukwe bwawe. Ubu ndahinguka iwacu nanyagiwe nari nasize mbabwiye ko nari butaye ndi bujyane nawe mu mujyi koko. Shaje. Jeni Sheri, sifite ibisobanuro pe. Nabyo nyine. Sinagombaga kukwibagirwa. Ariko mbabarira bezi ko Benjamin ari ikiyobyabwenge cyane. Mva mbese. Bakuze nibageze hahandi hafi y'amashuri ngo ujye kureba ko zatagihari mutahane. Genda se nyine. Jado se ntiyamamagaye ngo anyureho dutahane nkamubwira ko ngutegereje. Mana we numubwira ibyo nagukoreye yampita. Nuko nyine urakoze. Nukuri dore imvura irarindimutse. Bye. Genda. Ubwo ari njye wasanga ntanyutse umutaka n'ukuri. Koko. Dore ndimutse. Nakafubitse. Zizisha. Ninjye muhamagara. Wamwamaye we akavuga kuri uyu muhanda. Fungura imbere winjire nta kibazo arafungura. Murakoze cyane muranabaye nuko imvura sinari kwikira. Nitwa Jeremy niko waje umamagara. Ahubwo mwitwa bande? Ndakubwiye ngo nitwa Jeremy. Jeremy. Wowe witwa nde? Njye nitwa Jeni. Umutabazi wanjye kumbona nkamuzi nahase nkubaye. Mwabimenye ntabwo nduminaha. Hari abantu byo kureba. Umenya ari Imana ikunyohereje rwose imvura yari igiye kumpondagura. Kandi sinari kugama kugira ngo ntagera mu rugo bwije cyane. Babura rero nanjye Imana ingiriye neza. Managurira aho ngaho imbere kuri parabrise aho ukoresha ku gatambaro nta kibazo. Ntabwo narebaga neza imbere kubera igihu. Urakoze. Iya. Iyi modoka rwose ukuntu yandura muri parabrise kandi yari amenze utagira ngo biragaragara. Ubwo rero Imana ngiye neza rwose n'umukobwa mwiza watinze ku muhanda nuko ngera amahirwe nsanga ari kwidotomba ashakisha umutaka ishakoshi ye yabuze. Ese nk'ubwobwe n'iki ko ari umutaka nashakaga koko. Kubera imvura yari hisi irindimuka nanjye nyine nahise mbwira nta kindi kintu uriya muntu ari gushakisha mu ishakoshi usibye umutaka. Niho nashakaga kandi aho mbere ikigoryi nabibagire mu isakoshi nasize mu kuko nahinduye mu ariko ukosora aka kantu buriya ntabwo uri ikigoryi Jeni we. Jeni we. Kaba ari akantu ngo hagize kwintuza ariko ntacyo. Buriya kwibagirwa bibaho kandi bitandukanye n'ubugoti. Aho gutekereza ko no mu gihe cy'izuba mba mfite umutaka ariko imvura ikaba yari inyagiye nawe usize. Gusa nyine umuntu wari utumye inyagira. Ni sheri wawe se?
ararengana siwe ujya ntawe ugiraga ni inshuti yanjye twari dufitanye gahunda yibonesha waranyibagirwa sha umva itangira ugende buhoro iwacu naho imbere wa rugendo rubaye rugufi cyane ni buriya se njye rero buriya ndarenga hariya haterera ari rukureba nongere nse numanuka nkate nerekeza iburyo mbegeza aho ngiye bahita mu ikoni sinzi niba waba hazi ikoni se kwandi hatuye bose muramenyanaga muraziranye iwacu mu cyaro tuba tuziranye ngo ziri mu ikoni zo nzi kubwira zose uzumve mbere yo kuhagera usa nk'uterera hari ingo ebyiri ziri haruguru y'umuhanda aho ni kwa Rwamwejo no kwa Murumuna Kanyamibwa ugitangira ikoni wimbwa kwa Muzehe bica mu mpaka n'umugore we Generose nkamenya kwa Karimunda n'umugore we Fauziya nkamenya kwa Gahirima n'umugore we Dansira kandi abo bose n'umuryango rwose bikumva bazi ndabazi pe urabazi rwose umuryango ni umwe koko ngiye kwabica mu maka rero umuhungu wabo Rugwiro twariganye Rugwiro ndamuzi cyane nubwo atakunze kubino umushiki wa Mwezi twariganye mbizi ko asigaye akora no ku kibuga cy'indege rero ura nyina ni masenge nkunze kuzi naha nje kureba utuntu dutandukanye aza no kureba ababyeyi be kuko Rugwiro we ntabwo akunze kubona umwanya rero habayeho nk'akantu k'agakosa ntabwo nabashije kukwibwira njyewe ndikorera ntawe nkoresha birumvikana ko ari nayo mpamvu mbona umwanya wo kuzi nta kibazo urakoze cyane Imana iguha umugisha Jeremy Jeremy nukenera service mu murenge wacu rero ni karibu kuko niko kazi kanjye guhaba ugana service nziza ariko nanjye amakosa ndumva akigwira hari akandi katwisobye ntago nakubwiye neza icyo nkora buriya ndi umucuruzi ukomeye cyane mbese ushaka ndi bose curuza ibikoresho by'ikoranabuhanga ubwo rero ukeneye telefone amaspeaker televiziyo flat ibintu byose byiza shemwa hajya shemwa shetwa rwose nonese Mukaruko kumva hagwaga imvura nyinshi aho bantu vuga bamubonye bate hewe abantu bose bari bugamye hariya ku kabari ko kwa Ndezi bamubonye wabimbye yavuze ko banamaze umwanya munini baganira wasanga ari umuntu wari waje umukobwa wacaka muyobora yewe bavuze imodoka nziza y'umukara mpita nibuka iyo umuhungu wabica mu mpaka yantwayemo nsanze mu nzira mva ku isoko kabango we nagize ngo niba rwose kandi kuva kera nifuza ko ari bumbera umukwe najya ngo kondera Mukaruko n'umugore wanjye ukunda ibihinda niko se umuhungu wa Kanyemera urambagiza umukobwa wawe uwo nabaye iki si umwarimu muri groupe akaba umusore mwiza witonda w'inyangamugayo ukundwa n'abantu bose na Jada aritonda ariko iwabo n'abakene kuva kera kaba nawe urabizi bimuwe nibize pfiyo mu kabande bikagutwara iki babaho basembera kugeza ejo bundi umuhungu wabo arangije kwiga kabubakira inzu batuyemo ngicyo kigaragaza umuntu muzima umwana warangije kwiga yabona akaza agatekereza kubanza kuvana iwabo mu bukene ahubwo se ndusigaye yambara neza nka Kanyemera Mukaruko umuhungu we yaramwubakiye amugurira imirima maze nawe ntiyaba umunebwe arahinga koko ubutaka arabutakura none we n'umugore we Sabine bameze bati barabengerana bameze neza none se mubaze kaba ndakumva waguhitishamo kuba ba mwana babica mu mpaka no kuba Kanyemera wahitamo undi umwe mu bakobwa banjye yahitamo umuhungu we yaba ari uwo ngo none nuko ntabona uko mpindura ibitekerezo bya Jane kuko yakundanye n'uriya muhungu kuva kera biga bakundanye kiranye ariko rwose umwana wanjye yiboneye umuhungu ukize nk'uwabica mu mpaka kandi uba mu mujyi bizaba byiza kurusha mukunda bakire ariko gusa kubikire bw'umuryango wabica mu mpaka ari ubwa kera na se na sekuru aribo bari abatwari n'ahangaha bafite inka nyinshi n'amasambu ibyo ndabizi
abandi ari abacuruzi b'imyaka n'amatungo bambukiranya uturere n'ibihugu. Ndabizi rwose twese twakuze bahinga imbuto z'amoko yose bakagemura ku masoko atandukanye. Abantu bindi uko generasiyo zagiye zisimburana kugeza n'ubu ngubu bazi imbuto zo mu ikoni ko ntawe ukura atagiye kuzibayo. Imbuto zaho turi abana, nyirarume niwe wa mbere waguze ipikipiki. Uribaza bantwaye Mukarugwiza umukobwa mwiza wasokoza ku ruhandika, maze misa ya mbere ikarangira nta musore n'umwe wakurikiye padiri. ubu ugiye kuvuga ko Mukarugwiza ndusha umusatsi mwiza kaba? Oya, simvuze ko ari ukurusha, ariko aragusumba nawe urabizi ni igishongore rwose, no ntawe utabizi. Ndabizi ko wari waramukunze ariko ugatinya kujya iwabo di. Si ari umuhigi akagira imbwa z'inkazi. Imbwa nyine. Kandi ukuntu ntinya imbwa Mukarugwiza. Urabizi nawe. Noneho impamvu watinyutse kuza iwacu nuko ntayo twari dutunze. Oya da. Yesu yagwaga neza. Kari wanyu hakaba hazwiho kugira abakobwa beza b'amaso meza, igikara kinoze n'amasoni, ese bakamenya gukura umuharo w'iwanyu, bahora gukubuye ukenyemuye, kandi mukanabahanga mu ishuri rero. Ibyo rero bigatuma abasore bifuza kuhaza. Winyibutse umuharo w'iwacu kabango we. Iyo mama yavugaga ngo kubura, ukibeshya gato inkoni yakugeraga mu bitugu utaza aho ivuye. Mushiki wanjye Pelaje yarambwiye ati Kabango, newe irangaraho n'ukura umugeni muri ruriya rugo, uzaba uhahombeye. Akaba inshuti na nyoko wanyu rero wabaga iwanyu cyane. Niko kugeza mu biruhuko rero nkamwiherekerezwa, naje gusura inshuti, ariko umutima n'ubwenge byabaga biri ahandi. Maze ugategerereza ku muharo rusa n'uwaba uzaho ureba cyangwa uragiye inyoni zitashye nimugoroba. Karabe rwose. Buriya rero Mukarukunda yabonaga ibiruhuko bigeze, maze nkazi nawe uko nifuzaga kuza iwanyu buri mugoroba, maze nkakwitegereza gusa byonyine byabaga bimpagije kukwirebera. Ukuntu wumvaga ukeneye kureba uwo mukobwa warangije umwaka wa 8 agahama iwabo kandi we wiga mu yisumbuye disi cyane. Nubwo byantwaye imyaka myinshi kugutegereza, ngashaka burungano rwanjye barashatse kera. Uzi ko ba Valeriana ba Mukankubito bafite abuzukuru benda kungana n'abakobwa banjye. Urukuri byose ntibireba rero Mukarugo. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo ugabanye gukunda abakire, tutazatambamira abakobwa bacu. Nkubwiye kandi ubyumva. Mbese mama none niyo mpamvu wanjyanye mu mateka, genda Kabanguza ubwenge. None iyo ntagira ubwenge ari kukubona. Mbese kuko wankunze warize uri veterineri, bivuze ko umukobwa wanjye agomba gukunda umuntu ugenda n'amaguru cyangwa ugenda ku igare yari yiboneye ufite imodoka. Oya, bivuze ko umukobwa wari we wenyine ufite uburenganzira bwo guhita umusore unyura umutima we atagendeye ku byo atunze, kimwe nuko yakungwa n'utarize nkamwemera kandi kuko ari we akunda. Oya, nanone Kabanguza ntiwabizana guteze. Reka kera ku gihe cyacu kuba nararangije amashuri abanza byari bihagije, si kimwe n'ubu. Umugabo utarize ntazankandagirire mu rugo waje kurambagiza abakobwa banjye rwose. Ndabisabye. Urashoboye. Kunyitegereza nk'uwari unkumbuye cyane we. Nari ngukumbuye nyine. Wowe se udashobora no kuboneka muri weekend kubera amasomo, urumva udatuma ngukumbura cyane Jado. Noneho no kuwa gatanu nimugoroba wamaye usigaye utinyuka kuhitiza. Okay, noneho reka nongere nguhobere ngumara urukumbuzi. Numva yambi Niko kandi rwose mbabare mukunzi wanjye. Itonda ariko icyo gikarari ni bari bakigukubye. Sikiye gito. Ibyo nari mugiyemo bikajya ku ruhande. Ubwo se no isubyumva ko umutima wanjye utera nk'uwikanzigwe we. Ubu rero mpindutse inkuba. Ngaho ndekura rero udatuma bari abafundi bawe n'abayede banungunika. Banungunitse kare kuko nahageze bagiye gutaha ndabagira. Ubwo wabona guteye kiriya gitafari. Nikoze urabibona ute? Itegereze. Mwaka utaha turayitahamo. Birashoboka cyane rwose. Ukoze n'ukuri. Wihangane rero ko nabanje kubakira ababyeyi bigatuma ntinda kubaka iyawe, kandi ryari isezerano ko tutazabana dukodesha. Nta kibazo mfite Jado, nditari gutegereza rwose. Kuhigimyeza. Nicyo gisubizo kije cyihuse. Karita yari gutegereza kandi hari akamesaje uherutse kunyandikiraga habanye n'ibyo uvuze. Bombezi. Hako Jado nawe biriya bari urwenya rwose. Nukuri. Iyo umukobwa yandikiye umusore bakundana ubutumwa bugira buti: Sheri,
wihangane umugora ntituvugana mfite umunabi bya bintu byiza na buri kwezi byaje kandi umenye ko yari undi mwana wawe urambuye gutegereza akigenda ugaba washatse kuvuga iki ni ukuri nari ikinaga sheri no pressure rwose itonde biza ariko ko ngukunda cyane je ndabizi kandi nanjye ndagukunda urabizi Jado sheri inzu urayibona nasakaye urayibona rwose urayibona neza itegereze rwose urebe ndabibona no kuri mirimo irihuta urabibona ushatse rero nta mwana wanjye wakongera kuzira ukwezi mbese twabikemura tukaza sheri nakubwira rwose ngo nta pressure itonde ntacyo noneho naje gato reka manze mvugane n'abareba bafundi hanyuma ze tugende tubiganiraho sibyo sheri yego rwose nta kibazo akwiwaho yahiriye ampamagara mana yanjye kamwita ubwo Jadagiye kamwita mana yanjye allo oui wiriwe neza Jane umukobwa wanyuze umutima wanjye nyimubona mwiriweho nta mahoro se ko wampamagaye kenshi nta mahoro gusa numvaga gukumbuye ku buryo umutima wendaga kumvamo ni ukuri iyo utanyitaba mba natse imodoka rwose ntazi iwanyu kubera iki se cyangwa amagambo navuze haruguru ntabwo wayumvise kuva uyu munsi uko ndyamye ndakurota Jeremy rwose ibyo sibyo nakubwiye ko mfite umuntu dukundana kandi tumaranye igihe ahubwo rwose ntuzongere kunyandikira amagambo nk'ariya rwose utazavaho unteranya n'umukunzi wanjye pe n'ubu impamvu ntakwitabaga ni uko twari turi kumwe ndi kubyumva rwose wakunze undi ariko nyine nanjye nyine ntabwo nabura kukubwira ko ngukunda ngo iki Jane naragukunze nubwo udashobora kubyumva uri umukobwa mwiza witonda ufite ikinyabupfura uzi ko ntari nzi ko abakobwa bameze nkawe kuko bakiba mu Rwanda kubera iki se umvaga baragiye ni ukuri buriya kubona umukobwa mwiza imbere n'inyuma birahenze sinzi uko nakuvuga burya tugitandukana aribajije imise uyu mukobwa mwiza kuriya wari uhagaze ku muhanda muri iyi mvura ubundi yaraturutse umva mbese noneho kubera ubwiza bwawe atangira kuvuga intebe umenya yamanutse mu ijuru si gusa mbese buriya narindi kukwandikira kugira ngo ndebe kuri umuntu utari ikivugo wasanga ndi nacyo rero ntawamenya niba rero uri nacyo niba uri nacyo aro wi ndi kuvuga ngo niba rero uri nacyo waba ari rwo rupfu rwanjye kuko sinzakureka pe ego ngo ntuzandeka kandi nkubwira ko mfite umukunzi Jeremy ni ukuri ndamufite pe ibyo bireke yego sheri awa ngo rwose ngo uri umukobwa ngo nakunze ngo nkimubona kwari ngo wamanutse ngo mu ijuru yewe g'umusore ariko waje ryari sharugwi yewe naje igihe bavugaga ayo magambo nsubiyemo niko naho n'igihe imodoka nigeze numva ara wari kunyumva utese kandi umutima wawe n'ubwenge byose byibereye muri telefone hanyuma se Jeremy uwo mukobwa ugowe ni uwahe ni uw'ahantu kandi buriya ntahagowe byo nari ndi kumubwira ni ukuri buranje ndamukundaga kandi cyane reka Jeremy warakunze ntakunda se komana genda uzi gutereta pe njye buri ingofero narayikuye yigize uri uzi uwamura ururimi nk'urwawe ubanza nagira uwo ntigondera
ariko se ubundi mana umwanya nawe ukora ariko n'ubu nje kuruhuka amasaha 2 yonyine ubundi nkagenda. ahubwo sira kutari kunuma iwanyu mwa uzi imiti washyiriye muzehe ejo bundi yabishize. ntabwo zaba zisize ariko si Rugwi wari uzi ko uwo mwari wanyuze umutima gwanje akambera nk'isaro natoye mu kagezi. uzi ko neza neza ari uwiriye iwanyu mwa reka kandi numvise n'abazi. abantu biriye iwacu simbazi rwose nawe urabizi ariko nibyo ta navuye nkiri muto nza kwiga no mu nanje mujyi. ico nanje nagihamye. urabizi ko najyaga rimwe na rimwe mu biruhuko nabwo simatinde kuko nabonaga nta buryo bwo kubona ko nanabuhaga uko ndishaka. uri kuvuga bikumvikana hari bake twiganye nibuka ariko nabo rwose nta makuru yabo mperuka. wabonaga avanye heze ariko nawe wahamye mwugo muji none iby'ikoranabuhanga byawe biraguhiriye pe. umuntu uri kuyobora indege yicariye muri biro neza neza ku kibuga cazo ukazibwira imwe ngo nyura ninde ngo nyura. twiganye iryo koranabuhanga se shaka ukava mu ishuri kubera agakungu kurungano n'ibirara Jeremy. reka kunyibutsa ibihe byanje nataye Rugwi. nanje nararenganye kabisa. ariya arirenganyije agakungu k'abasore bo mu Gitega buriya batumye nk'ibiyobyabwenge mva mu ishuri. webinyibutsa ndabyibukaga nkumva wagira nanje ubwanje ndi umunyakimwaro ngo wagira ngo uramwaye cyangwa ikimwaro cyagufata ahubwo ukabura uko wigira. nawe rero ukamenya gukwedura idosi. ibyo bivemo nibuka ukuntu mama wawe yirirwaga yarambabazaga yahoraga ku ishuri yaje kwitaba ubundi akishyura ibyo wangije. ninde wamennye ibirahure ni Jeremy. ninde wibye amamashini y'ikigo ni Jeremy. rwose umva nkubwire hari ahantu waramubabazaga ukabona ikindi giharaje ati ndashaka Jeremy ati namubuze mu rugo ati none saa ku ishuri arahari bagushaka bakakubura. ibyo tubireka Rugwi. aya cyane rwose niba baga biri kunsubiza inyuma kandi buriya jewe aravuwe ndanakira kandi hari icyo utarakira Jeremy inshuti yanjye. igikize kandi ko wagize amahirwe ugakira ibiyobyabwenge ukajyanwa mu ishuri ukiga gutwara imodoka ukaba ufite uruhushya rwo gutwara imodoka nini n'intoya. waretse ubusonga rero shaho ugashaka akazi ukareka kugenda wiyita utari we. urumva uzi ko hano haje umuntu akambaza umupolisi ukomeye uhaba nkayoberwa uwo ari we. hanyuma sinzi ukuntu wasohotse mu nzu nkumva aravuze ngo afande. numvise nguye mu kantu rero Jeremy aho ni Jeremy nini mu ntoki. bose ubundi nta soni biba biguteye kwiyitirira umwuga utari wawe koko Jeremy. uko mwuga buriya mpfa kugwiyitirira nyine nta bibindi gukora. kandi se buriya urabizi Rugwi. hari akantu nshaka kukubwira ariko ibanga ryanje nawe. icyo mbwira ko bizize uriya iwacu nshaka kuhagurisha. urashaka kugurisha inzu mama wawe yagusigiye Rugwi? mama yambyaye ndi umwe ndabizi singira umuvandimwe. nibyo ndabizi sibyo? nawe ubwe nta muvandimwe we n'umwe yigeze anyereka nta data nzi. iriya nzu ntawe nayibamo nta mama ngira. nico nkubwiye. neze ko wumva watangiye kurisha umukobwa w'abandi hasi wagiye ukayabamo Jeremy. ndemera kugusabira akazi muri imwe muri kampani zitwara abantu hariya ku kibuga cy'indege. kandi bahemba neza. akazi k'ubushoferi koko? none se urashaka kugurisha inzu mama wawe yagusigiye aya mafaranga uyakoresha iki? ukagura ubwo bukoroneri wiyitirira? uwo mwari nkamunezeza nkamukorera ubukwe bwiza tukaja muri honeymoon Zanzibari ubundi tukaja Jakarta mugwa mukuru wa Indonesia. uraguze ubwo mugwa bavuga Jakarta wa giturage we. bavugaga Jakarta mugwa mukuru wa Indonesia bavuga Jakarta ni Jakarta. aho naho uvuze twahaja tukaja Bari
cyangwa mu kindi kigwa kiri ahantu heza nabonye bakundaga kwita ngo ni muri Edeni. Buraho noneho ngo iyo uhageze ngo ushaka kumva amajwi gutunyoni garagusanganiye gakakubwira ngo ni nko kukubwira ngo welcome to Eden, welcome to Eden, enjoy you stay to Eden. Cyangwa buriya ago mahanga nago tukagihorera tukareka kuja kure naho iwacu Rwanda habaga ibyiza byinshi cyane. Kamujana ku Gisenyi kumucanga ku mazi bakaja baramwakira garamye nanje bakanyakira akayaga kari kuncaho kwijyamiye uruhande rw'amazi. Ariko wapfa uhagaze koko niko jeri hamaze ubwo mwava muri iyo Edeni uri murambwira ukajya kubaha mu gihuru. Oya da naba narakodesheje inzu nk'amezi 6 kaba gahagije. Hanyuma se nyuma y'amezi 6 mwashingiyema ku muhanda ntabigenza mute kuzaba waragurishije inzu yawe? Abantu babiri subwo rukumva twaba tutarategereje cyo gukora mbwiza ukuri. Nubwo ari siyobya bwenge Jeremy wibuke kunywa inzoga nyinshi cyane nk'inshuti yawe rero gukunda ndagusabye gabanya umwe mu rugero rwose. Urampigaga cyane urongeye uvuza inzoga. Oya zigabanya ari zo wanguriye inzoga n'izindi zindi. Arage cyo nanga nuko umuntu akubwira amakosa yawe ugatangira uzabu. Yewe nimara kurongora nzazigabanya uramenye. Gusa nyine bura hari cyo nshaka kugira ngo ngusabe kugira mbashe kwemeza uriya mwana nyine nanje je kurundi rwego cyo mbwira. Nuko uzajura ntiziriya modoka yawe kenshi nkaje iwanyu. Ukubyumva ko nzaba mfite amafaranga ganje nimara kugurisha. Mbese buriya jubundi n'umugambi mfite nshaka kugira ngo umwaka gurangire nanje ndongoye. Iki mwaka usigaje ameza ngahe Jeremy? Bimfashemo yewe zuko nzabigenza Noheri n'umunani bikaba ndi kumwe n'umugore wanje. Abakobwa ubunzi wabona umutwe mu modoka nziza itari niyawe kabiri bwa gatatu ugasanga muhise munagira mukaryamana. Ahubwo nari ndi kugira mbe nakweruriye nkubwira akantu gahita kanava mu nzira. Muzana hano iwawe ntuzakopfurura menye. Ubundi si iminsi yose ubazana hano mba mpari ko nanjye mpaba gake. Barakubwiye se urumbaze bibera hano nabiyoberwa. Ariko uwo mukobwa ndumva mbabaje pe. yewe gamunye Imana ngo ntukoze kuba wantumiye rwose. Akagafanta rwose nyoye kari kameze neza gafutse ngo wamenye ko icyaga cyari kimeye nabi. Niko icyaka se ubundi ko kivurwa n'agasembuye niko wowe kandi ukaba warananiye mwiyo mitobe nyine nuhura n'inzuki zatinze mu gutara zigataha zitinze ufite icyo uri buzibeshe. Urashenga rwose. Ariko nawe n'ukuri wigiza nkana munyema inzoka zurabizi ko zananiye kuva kera. No kugusereza ndabizi ko sakunaniye kuko rwose sinzibagirwa twiga mu mwaka wa 5 wayisumbuye. Byagenze niko igihe twagira kunywa inzoga wawo umuhungu twiganaga yitwa Biza umurimo uramwibuka? Ariko mana niba kibaho urasegeje nawe Biza umuremyi we abaho mu Buholandi. Nagiye gora rwose mbona nanyindiki yaranashatse ariko bibaye vuba gusa ntiwarabyara. Niko yaravuze ngo aho rwahiye nuko rero natwe duturuka ikigo kirenganye maze yari afite suzi kwenga ndakubwiye akana kundu rwago kubi maze nasuko duhata turasinda koko maze umuswa tugeze mu kigaro dufatisha sha ariko kagira ibara niko uruzi ko ari ibintu nyibukije twinjiye bucece maze mbonye pefe nihuta ajya kumuhobera kandi ni mu makosa. Niko
biri mu bintu njye nibuka rwose niyo haba mu gicuku gaturika gaseka niko ngatembaga rwose umugore akagira ngo ndasaze abandi bose bari baryamye twe tuje mu gicuku urangije wihuta usanganira perefe ariko mukagira baro yeba hari ibintu yibukije amagambo namubwiye nayo ndayibuka kuva yewe ubwo kandi isaka zandeze ntaje ubwo kandi imbere ya perefe maze nditaye perefe wihangane wihangane ntuduhane nari kumwe na Munyemana na Nkusi na Bizumuremyi twe twagiye iwabo kuko urwawe ndimo ndabwira perefe rwose nubuze byose urangije pe ariko rero buriya isaha Bizumuremyi yabaye umubyeyi mwiza nibura yemera ko ariwe wadutumiye nubwo twasohotse tutasabye uruhushya yatubereye umubyeyi mwiza nibura yishyuye ikizingo cya seyeye baduciye wenyine naho ubundi ababyeyi banjye ntayo bari kubona po neza ndabyibuka rwose ba Nkusi barakurakariye bivugwa se ariko nakwibuka uko wabivuze tubunze muri rigori tugahita duhaguruka kuko wabirangije ngaseka ngatembagara rwose pe uriya rero kuva urya munsi kuva icyo gihe Munyemase koko beshye sinongeye kunywa ku cyitwa inzoga wahise uzisezera koko neza nahise zihika ari zitukura kuko papa zirikana ko kudatera imbere yabitewe n'ubusinzi ari nayo mpamvu yambwiye ngo mwana wanjye niba ushaka kuzaba imbwa bigizwe n'inzoga ibyo birakureba ndabyina mvamo urumva iryo jambo yambwiye ni ijambo rikomeye rwose ijambo rero ryiyongera kuri ayo mafuti nakoze azigendera kure uretse ko zinarengana ariko bazirengana zirarengana rwose kuko rwose ntawe zigira imbwa ahubwo umuntu niwe yigira ubu se ko tuzinywa ntitwubatse kandi ntitwitunze gerote urumva neza si wowe muntu wa mbere watunze amafaranga tukirangiza kwiga ukishyurira kaminuza twe tukigira ku nguzanyo ya leta ukaba warubatse amazu y'ubucuruzi mu isantere nini ya hano iwacu ukaba utunze n'umugore wawe unamwishyurira kaminuza urumva byose ni amahirwe y'Imana nanone ariko no kugira inshuti nziza nkawe zitigeze zimbaho jado nabyo rwose biri mu byamfashije kuko ari ubwenge bukora niwe wari kuba ufite amafaranga menshi pe ubwenge burya rero sinabukurushaga wenda nakurushaga gukurikira mu ishuri no gufata vuba ibyo abarimu batwigishije Munyema ariko rwose sinakurushaga ubwenge oya jado wari umuhanga rwose pe ibyo rwose ntawe ubigena impaka ntawe pe urumva abantu 3 cyangwa 4 mu twiganye yisumbuye iyo diplome bicibwamo kabiri twari kuguha igipande kuko wari uduhetse pe ibyo urwenya bibaye binavuyemo ibyo rwose ndabigukundira ndanabikubahira ngira ngo urabizi wakoze cyane rwose ikindi ubereye inshuti umubera inshuti nziza pe ndagushimye wakoze niko naho ngeze ndahamya ko ifitemo uruhare rwose nibyo se ni kenshi nashatse kureka gucuruza mbona mpomba ariko ukangira inama ukambwira uti fata inguzanyo wikwerekeza amaboko ku kintu kimwe kora n'icyo ko bigenda none narafatije kubera wowe jado ariko uziko ibyo ntaba nanabyibuka kuko Munyema ahubwo nibaza impamvu yigisha gusa ntujye mu bucuruzi di kuko rwose ubumenyi bwabwo nabwo urabufite ngiye ko kubeshya Munyema impano yanjye ni ukwigisha pe naho kukugira inama byo burya ni iki inshuti ziberaho ubwo twagendanaga nabo ba Nkusi na ba Bizumuremyi njye nawe twavuga mu miryango yacu yikokoye navyibuka rwose rimwe na rimwe bokeje ikawa niko byari hatari rwose ndabyibuka jado byibuka rwose kandi ntubure ko ari wowe usobanurira abana b'abakiri bavaga niba bafite ibifaranga byinshi twe tudafite n'itikizadusubizayo ariko twavuyemo abagabo kandi turitunze cyane rwose pe ni nayo mpamvu burya naguhamagaye ngo aka gapapuro di niko gake aka gapapuro ahikira rwose aka niko naguhamagaye reza ture agapapuro reba rwose nakawe isheke se ni iki Munyema reba rwose pe shantotiye n'irindi ryawe naryo ririho reba ndabibona niko Munyema aya mafaranga kari menshi nayo urumva aka ni agasima ko gushyigikira umushinga wawe watangiye inshuti yanjye haguruka Munyema haguruka ngo uhobere rwose naje rwose yewe tata we
buriya sinkigufata nk'inshuti isanzwe uri umuvandimwe pe umuvandimwe w'amaraso rwose ndagushimiye n'ukuri kw'Imana niko iyo ataba inama zawe mba narahombye ngitangira ubucuruzi ndakumva pe iyo utamba hafi ngo nkomeze mba narabivuyemo rwose nandikiye usheki rero umudamu wanjye yari yicaye iruhande rwanjye maze arambwira ngo wowe munyemana nzi ukuntu ukunda ifaranga sinari nzi ko ari umuntu w'amafaranga angana gutya rwose kwe munyema ubu byandenze ndumva amarira azenga mu maso urumva namusubije nti Jean de Dieu yafashe inguzanyo arayimpereza bimeze nabi ariko inguzanyo niwe wayishyuye rwose munyema kandi ibyo byarashobokaga ko nyibona byihuse muri banki nkorana nayo nk'umwarimu ugira ngo burya se ni umuntu wese wakwizera gutyo niko Jado uzakuvuga nabi numva ntituzumvikana niko birandenze rwose uri inshuti itarantereranye nyikeneye pe kandi nanjye nzakomeza kukubera inshuti urakoze ndagushimiye munyema nuko wamaze guhitamo Jane rwose nari kuzaguha mushiki wanjye ubwo unyibukije ko nigeze kumuhamagara nkamubura mbese nk'ubwo ko wakomeje kwizengurukaho ntugira ngo tuve mu gikoni mu gicukuruje mama ntabwo bitinda mama igira vuba rero sadataha yagasomya akaburara mama we rega imboga zahiye neretse nk'indi nkona kandi nayo ntiri butinde nakomeje kubona wirebera muri telefone nkagira ngo ntacyo wakoze naho uyihugiramo unakora burya urabizi ko ibyanyu byose biba biri ku murongo mama ndikoze wowe uganira na mukuru wawe bimeze bite ibikize mama mbwira yewe ntukajimuze ndakubwira iki se ko ari cyo nkubaza ubu ugiye kuvuga ko utamwumvise kuri telefone abwira umuntu ngo noneho byamucanze numbaza iby'ubusazi bw'umukobwa wa mama twese turabizi ko Jane na Jado bakundana urukundo rwabo ari n'urwa kera cyane kandi byari bigeze n'ahantu hashimishije none ngo kugeza amarangamutima ye ntari hamwe ngo ntazi niba agikunda Jado nyine mbwira ngo bimeze bite mama bimwibarize rwose kuko njye namubwiye ko nashaka kongera kubyumva urujeni jya wumva undi mwana yamwumve icyo ngo ukundi rero bigeze ku mukobwa wawe njye numva undi mwana se njyewe ntabwo nkwiye kumva ariko si uko mvuze mwana wanjye ni uko wowe uri umuntu uzi gufata ibyemezo wihuse naho Jane abahuzagurika hari ahantu umuntu aba atagomba guhuzagurika mama nko gufata icyemezo cyo gushaka bisaba ubushishozi iyo hajemo guhuzagurika rero ubu uhiye birangiye pe umuntu arahuzagurika kugeza ubwo avuga ngo ntazi niba akunda umuntu bakundanye kuva biga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye koko nawe utekereza imyaka bari bafite icyo gihe ariko nibyo kuko amarangamutima yabo si bo bayategekaga yategekwaga n'imyaka bari bafite none se ubashize imyaka ingahe mama ubashize imyaka ingahe ntibarangije yisumbuye bakajya kwiga muri kaminuza zitandukanye bagakomeza bagakundana barangiza buri wese akabona akazi bagakomeza bagakundana wavuze ko yabonye umuntu ugenda n'imodoka akananirwa guhamisha amarangamutima ye hamwe umusore ugenda n'imodoka ariko nanjye naramubonye mbona ni umusore pe wuzuye kuki utiki mama hanyuma se Jado akabiki ariko nawe ugereranya abantu babiri umwaje hano n'imodoka nziza nziza wabonye agendamo undi araje n'akagare n'inzogera ngo mama akazogera k'igare ndagusabye rwose mbabarira ntubwire mukuru wanjye ko umushyigikiye muri ayo mafuti kuko namaze kumuca intege pe umwana wanjye yabuze umugira inama koko kuki niko ubwo urumva ushaka kubuza mukuru wawe gushaka umusore mwiza wo mu mujyi ufite ifaranga ngo akurikiye umwarimu wa hano mu cyaro ibyo byabaye he Jado si umwarimu usanzwe mama ashinzwe amasomo kuri gurupe sibyo Jado ni umusore tuzi neza ko afite gahunda yo kubaka ubundi we na mukuru wanjye bakabaye baranabanye nuko byatewe n'ibibazo uzi mu muryango we wagize ibibazo nyabakize ko ari ubukene bahoranye kuva na kera ko kwase Kanyemera bari batuye mu kabande amazi akabasenyera bakaza gutura mu kazu bagondagondewe na leta hariya mu mudugudu ntabwo ubizi ibyo bibazo by'ubukene nyine yagombaga kubanza kububakuramo kandi yarabikoze binakwereka umuntu ufite umutima muzima ariko none kuko ari undi wikunda
yakora akiyubaka niyubakira iwabo. winyohereza umwana gukomeza gukundana n'abantu bafite ubukene bwo mu maraso kandi yariboneye urifite uruje. Nyamara umunyarwanda yaravuze ngo baboneshe itamba. Mbabarira de no mu makarita bwanikuramo seti. Umwana wanjye naza ndamubwira ko mushyigikiye 100%. Ariko se mama ibyo ni urukundo muvuga se haro warushize ku meza bakarurya harushize mu nkono se. Mbese uri mu biti je ko nasize nk'ubwiye ngo ugere iyo kanzu nyereka aho ikibazo kiri tuyishyire mama hakosore hakiri kare. Uziko nabyibagiwe we reka nyambare uretse gato je ufite ikihe kibazo? Ngewe se wowe nyine muri iyi minsi mbona udatekana. Naje no ku murenge kukureba nsanga ku muryango hari abantu benshi utaraha serivisi bitutumba ngo watinze kuri telefone kandi icyo kibazo ntiwari ugisangamo. Nanjye simbiza de umenya narasaze pe. Ko mbizi neza Jado adashobora kukwicisha akazi ari umuntu wubahiriza amabwiriza y'akazi ku ishuri twese tubizi. Umuntu usigaye akurangaza nuwaye. Sha Delphi narabiguhisha ariko n'ubundi ntawe hishaho. Umuntu uteze amatwi rero mbwira. No mu myiteguro y'ubukwe bwanjye nubwo wamfashije wari urangaye pe. Ade warakunze urabizi niyo mpamvu ugiye gushakana na Benjamin nta kindi ni urukundo. Urukundo rwanjye rwa mbere sha ni n'urwa nyuma kandi. None se we wabugenje ute ngo wumve utuje ushobora gukomeza gukunda Benja wenyine? Ariko hari ikintu ntumva. Ufitanye ikibazo na Jado? Oya nta kibazo mfitanye nawe. None se ugiye kuvuga ko iyo myaka yose ukundanye na Jado utazi ko umuntu ashobora gukunda umuntu umwe? Nuko kugeza ubu ntazi niba nkunda Jado cyangwa Jeremy. Ngo Jeremy ni uwahe? Ni umusore mwiza Delphi. Ni umusore usiganwara ibitekerezo ku buryo niyo mfitanye gahunda na Jado ntayibuka. Ni umusore wantwaye ibitotsi ku buryo mutekereza sinsinzire nanatora agatotsi nkamurota. Yego nyagasani. Ni umupolisi nako ni umusirikare ukomeye ukorera urwego rw'iperereza. Simbyumva. Wowe Jenny ukunda undi muntu utari Jado? No nako ntibishoboka. Uwo munyaga uvangiye Jado nuwahe kandi akora iki? Aba mu mujyi kandi nk'uko nabikubwiye ni umusirikare ukomeye ukorera urwego rw'igihugu rw'iperereza. Akaba n'umucuruzi ukomesha atwara imodoka nziza cyane. Umva se nkubwire shana umusore muremure w'imibiri yombi afite agasatsi gake cyane k'umukara sokoza akagatsindagira. Afite amaso meza yayandi akureba akubwira ngo ngwino unsange. Nubwo nsetse ntugire ngo ndishimye je. Ngo amaso akureba akakubwira ngo ngwino unsange. Uzi ko nta soni ugira we? Simwe mwajyaga mubivuga kera twiga ngo umwarimu watwigishaga icyongereza ngo iyo yubuye amaso ubona afite ibitotsi akubwira ngo ngwino turyame. Nuko rero waramurebye ubona ruta Jado? Simvuze ko amuruta Delphi. Jado ni umusore mwiza ku giti cye kandi rwose yujuje ibisabwa byose ku musore nifuzaga mu buzima bwanjye. None se kugira ngo ubone uwo nguwo umukunde kandi uzi ko ufite umukunzi byakujemo biti byaturutse byatangiye biti? Erega nawe nabimubwiye ko mfite umukunzi hanyuma buri genda nabimubwira rwose kuko nta gahunda mfite yo kureka Jado. Ariko nyine arakomeza agahatiriza ngo yarankunze ku buryo numva nangira ukuze natangiye kumukunda. Ndumiwe gusa nta kindi je. Ngaho igere kanzu yishyire mama itunganye neza. Ibyo bintu mbwira bifate nkaho utigeze ubimbwira. Kandi niba ushaka amahoro usibe nimero y'uwo muntu muri telefone yawe. Ndumva ntashaka kubitekerezaho kugira ngo ejo ntazaba narakaye mu bukwe bwanjye. Uzi ko abantu mutagira isoni? Jenny na Jado couple izwi? Nako sinshaka kubitekereza. Ariko shaho watwaye witonze kuzi ko ntinya imodoka yihuta kandi wanze ko nitwara kubera impamvu zawe bwite. Njize imihanda ndazizi humura ndakugeza y'amaguru. Ahubwo ni tugera mu rugo wa mukecuru. Uranyemerera mitenje ahantu. Ahantu? Ahantu ujya ntazi mu ncezi wacu se ni Jeremy. Ndashaka kugira ngo ngera ahabereye ubukwe mbere yanyu. Ndabanza kuvugana na wa mwana kubera yarambwiye ngo azambarira umugeni. Ngomba kuzinduka rero.
okay ugende nakubwira iki nubona izi modoka ko wayigize iyawe kandi ntagira kubaza icyo nkoraga umubwire ko ndi umusirikare ukomeye cyane w'amapeti menshi cyane nkagira n'iduka ricuruzaga ibikoresho by'ikoranabuhanga mbese ndi umuntu ukomeye cyane umurundi gwefe niko jeri nige kubeshya nkuze kubera wowe koko ariko ni inshuti ziberagaho hanyuma ziberaho kubeshya rero abayereje mishyira mu gaciro mbeshye kwivuka iwacu ahantu ababyeyi banjye bateye kandi bazakomeza gutura okay none budashoboye wicecekere wihorere ndaceceka nise kandi waravuze ko ndi mubyara wawe sha none zi urambeshuza uvuge ko ntaco dupfanaga koko sha inshuti mbi we korogwe ubumbaye inshuti mbi koko asitwara neza kiba kiranga iri kona hajya umuhanda rihoraga mora kubushize tutari hanyuzeho yanga naho se shaho kukwita inshuti mbi soko mwanzi ngaho nawe shyira mu gaciro urebe igihe tumaze turi inshuti urumva ibifuti byose ugiye ukora nkagushyigikira nkagukingira ikibaba ni ubugikinga rero none zicaracitse nakugira inama ugahinduka uyu munsi ejo bikazamba kugeza ubwo twatandukanye wowe ubwawe wikuye mu ishuri tukongera guhuzwa nuko muhe na mama wawe yarataye umutwe ambwira ko uri mu bitaro kubera ibiyobyabwenge wirirwaga wiyahuye ariko nawe urabizi ko nihanye burundu kandi ntawe nshobora kuzongera kunywa biriya bintu kwihana warihanye kubera ubuvuzi wahawe urumva ariko nkurikije imyitwarire yawe ushobora kuzongera oya reka nkubwize ukuri rugwi aho kugira ngo njewe ubwanje nongere mu biyobyabwenge nzapfa pe kuko niyo ndahiro narahiriye mama wambyaye ageze ku munota wanyu mubwe yarambwiye ati mwana wanje uzamfasha ibiyobyabwenge urambike hasi nico kintu yantaze cyanyu ibyo ngibyo rwose ndabizi Jeremy nubona nongeye mana ariko rwose reka nkubwire abarero umuntu muzima ibinyuma bireke niba ushaka no gutereta umukobwa mubwire uri mubwire ko umugabo wari gutwara imodoka amenye ko diplome yawe ari permis hari urwo ruhushya rwo gutwara imodoka nyine mubwire ko nta duka ugira mubwire ko utari umusirikare yewe nta n'amafundi ukora mu buzima bwawe mvuga ko nta duka ngiraga ubwo si ndi uwo muntu urukumva ari uwuhe mukobwa waba akinkunda ariko basi yinereka igitekerezo cyo kugurisha inzu ngo ukore ubukwe ukihorere uwo mukobwa niwe umukunda by'ukuri muzane mu nzu ya mama wawe ubundi aba ari umurongorera reka da ntibishoboka kuko ubu tuvugana miliyoni 80 zageze ku konti yanje ubwanje yezu umwami wabambwe we Jeremy hari ahantu hagurishije amafaranga gusa reka naragashakaga cyane kandi nkuko nabikubwiye ngomba gukora ubukwe bwihuse rugo kandi ngo burana n'umuntu ari kuja gufata ihene ngayifataga igihebeba kandi uriya mukobwa nari ndi kumva atangiye kuzanamo ibintu byo kuja rirazi nyanza ariko rero ibintu bya birimo n'urujijo iki urashaka gukora ubukwe byihuse umukobwa ngo arirazi nyanza ubwo se bizahurira he ariko nzi ubwenge rugo apfa kuba yaremeye kuzaza kunsura ubwenge bwawe ndamuzi buranje nzabikwereka azahava yemeye nako nyuma ya visite niba uzanyirukankaho ngo nidukora ubukwe bwihuse okay bamugani bukore vuba ayo mafaranga utazamara nta n'ubaye da nsigaye mbona udasa muri za betting ngurasheta ku mikino y'amahirwe ariko wari ukwiye gufata umakinyi ukagura ahantu haciritse wenda herekeza muri izi nce z'iburasirazuba cyangwa se ukaganira mu majyaruguru nyine ukagura nk'ikibanza kirimo akazu gato ukakavugurura neza rero kubivanga kunsubiza mu majyaruguru mwana ukuntu navuyeyo ndahiye ariko ibyo nayo mvuze ni ukuri betting izireke nabyo urabigaruye ariko nawe ufite iperereza n'igenzura ariko ni ibintu byigaragaje ubuzi wabwiwe n'iki ko nsigaye ndaja mu bintu bya betingira umva Jeremy uri inshuti yanjye ndakuzi maze kubibona inshuro nyinshi kandi nutabyihana bizakubera ikiyobyabwenge nka bya bindi wigeze kunywa niyo mpamvu ushyigikiye kurongora nzi neza ko nta mugore uzihanganira ko pfusha ubusa ayo mafaranga urajyana muri za betting azakunkirira ku murongo ariko se birashoboka koko wakuriye ukamuhamagara uruje ariko se watuje hari ubwo ari umwana w'uruhinja papa mbariza uruje
umva mbabwire ni amabwiriza yo muri uru rugo mwakuze mwese muyazi ko nta muntu hano winjira mu rugo nyuma ya 3 z'ijoro. Nanjye ubwanjye ndi umugabo muri rwo ndagenda nkanywa ku gacupa nkamenya ko 3 zuzuye ngomba kuba ndi mu nzu. Ntabwo ariko bimeze mu karuko. Niko bimeze mugabo. None ongera umuhamagare. None se umwana w'umukobwa atinyuke ageze saa 4 ataragera iwabo kandi atavuze naho agiye. Ibyo nishoboka bitwa kabana. Jyewe rero ngiye kwiryamira ejo nifitiye amasomo. Icara aho ngaho uruje. Icara hasi. Icara aho ngaho urajya kuryama ari uko mukuru wawe aje. Hasonere. Ariko se ubu tugiye kurara twicaye dutegereje umukobwa wawe koko. None se ushaka kuryama akaryama ko aho ari buziraza cyangwa agashaka ko watira telefone akatubwira aho araye n'impamvu yabimuteye. Nakaga koko nakumira. Umukobwa urambagizwa koko. Ubu se fiyanse wazi ko ataragera iwabizi saa. Nzamare gushyiramo akamwe ngo ubivuge papa. Magambo ye naharagenda ageze kuri Jado wawe umusenye. Ariko njye sinumva ikibazo mufite. Jado uwo mwamugize ikigirwamana. Ese niwe musore wenyine uri hora? Jado niwe mukuru wacu tuzi. Kuko umukobwa wacu niwe yatweretse nk'umukunzi we. Kandi bafitanye gahunda yo kuzabana. So kose urakoze rata papa. Ushaka kukivuga mama Jado niwe mukwe tuzi muri uru rugo pe. Umva ntiyafashe irembo. Ntiyanakoye ye. Nako ni inkwano zirakobanwa. None ibyo nitangiye kwifuriza abana banjye. Ibyo nibiki mu karuko? Hasoni. Mumbandirwa ndarivure mama we. Ngo rarivure? Ariko uyu mugore aricya nyinzi. Wowe ntabyo ubona mwana we? Ubunyoko ntambeshye. Ndafite ibyo aziranya n'umukobwa we twe tutazi papa. Ndabibona nyine. Ikigaragara mamaza aho Jenny yagiye. Uvuze ngo ikiruje? Nese ndabeshya. Ndabivuze ndaruhutse mama. Uko namuhamagaye kuva saa 12. Telefone y'igasoni kikuro ntayifate. Nabikubwiye umbwira ngo iki? Ambwira ngo iki mama? Ngo iki? Ntiwambwira ngo nguhere umwana amahoro, None se aho guhangayikishwa nuko atitaba telefone utimpera umwana amahoro, mpera umwana amahoro. Niba hari icyo uziranyeho nawe koko wabitubwiye twereka gukomeza guhangayika. Ega ni umwushya. Ntacyo nziranyeho na Jenny rwose. Ma urabeshye. Icyo nzi nuko ari umuntu mukuru z'ubwenge atari umwana w'igitababuga ku buryo atinda gutaha amaraso agahagarara. Agahagarara nyine. Urabona ugiye kumbwira aho umwana wanjye ari wamuguriwe. Mukarukura hambwira. Uko bizina narenga kimbazi ngo ngiye mu mujyi kaba. Ibya kimbazi so bizanye. Numva kuzika yagiye mu mujyi mama. Mujyi se ni nkuru yagiye. Wowe mukarukunda kuzi ntuzi kubeshya ni wakubitse ibyo yijye wabitanga. Wabirangije umukobwa wawe yagiye mu mujyi. None ze kutavuze ibyaremera n'ahandi ukavuga ibya kimbazi no. Ntabyo mvuze. Wabirangije. Wivuye mama. None se kukivuze kutararenga kimbazi ujya mu mujyi. Kukitavuze ikizi cyangwa ahandi ha. Si byo se. Cyangwa yavuga imarawara. wambabare n'ubundi kuri ukuntu umukanishi yabuze ugahaguruka ukaza tukabyina ariko kwibyinana njyenyine. Ariko uzi ko umeze nka wa muntu babwiye ngo inzira hiye ati sasa twiryamire we mfite ikibazo nawe ngo mbyine. Rega icambere naho ndi gisimbo ngo ndakujya. Ikindi ubuzima buroroshe akuruka tubyine sibyo? Nakukwanza reka nkweri. Akira mukobwa mwiza. Akira umutobe mwiza utari umutobororo w'inkweri. Reka n'ubundi buriya isaha naho irahagarara kandi ukubona ko umukanishi nahamagaye yantengushye. Nyamara urimo kunyushya. Uyata. Ikindi kandi nta wava aha muri iri joro ngo ubone imodoka irakugeza iwanyu. Kandi Jeremy uri ikiyobyabwenge n'ukuri kwe nakubwiye ko ibi bintu ntajya mbinywa koko. None utumye mbinywa. Nanjye nakubwiye ko atari inzoga ariko. Ntago ari inzoga inywera mukobwa mwiza. Naho warabibonye ko mu bukwe bw'inshuti yawe iyi ariyo vino bakoresheje. Kandi ntabwo inzoga zari zemewemo hariya. Erega nuko nsumaho nkumva birasa n'ibiryoshye ariko nanone kuryoha rero kazungera mu mutwe reka ubwo buryohe naho bikirijwe. Ngaho haguruka rero. Maguruke se ngire ahubwo mbwira nsubizemo indirimbo yari irimo cyangwa mindure. Ahubwo rero ndashaka kumenya niba nta muntu wakubwiye ibyanjye kuko rwose iriya ndirimbo niyo nkunda kurusha izindi zose. Uyata. Ngaho yishyiremo tubyine
ariko ningusyonyora ubyihanganira ko rwose ngiye sinsanzwe nzi kubyina. n'abandi agenda bizi ko utari bumbabaze Jane mwiza. Naho ubundi kubyina nta kindi buriya bigusaba kwiyoroshya ntiwikomeze nakujyane buryo gutya uko gutyo nivugarura ibumoso kandi uzi ibumoso neza utikomeje uko nanjye kubimenya ni ukuri. mbega impumuro. Jane urahumura neza pe, impumuro yawe iranshengera. Jane uri mwiza pe, nta wundi mukobwa ndabona usa nawe, nta nuramenera inkingi z'umutima wanjye. Umva wimpumekera mu gutwi birimo kumbangamira Jeremy, rwose igira hirya. Oya rwose igirayo. Oya ngaho basirambika umutwe gwawe hano. There's a feeling we feel in love. Jeremy kumfashe cyane shandekura ndekura yewe shawura rero utarimo kumbangamira koko. Nega ubwo araririmba. Mbabarira ntundekure ndakwinginze Jane. Muranje ndekura sibyo kuko ndekuye nakwitura hasi. Ubu ngubu ndi mu maboko yawe niho ndi pe, kandi buriya nta ntege mfite namba, ntazo nsigaranye pe, zose ziri muri wowe. Ngwiki yego oya rwose Jeremy ibyo bintu ntabwo twigeze tubivugana. Oya ntabwo twabivuganye. ngaho ngwino twicare. Ariko sibyo nibiki utangiye we winyegera gutyo yewe ndekura nakubwiye ko ibyo bintu birimo bimbangamira rwose. Jane ikisi ndagukunda cyane. Ndagukunda pe n'umutima wanjye wose. Ndagukunda kuva nakubona, nijoro ndakurota, ku manywa ndakubona, mbese igihe cyose ni wowe niboneraga mu bitekerezo. Jeremy rwose nanjye kuva nakubona uwavangavanze amarangamutima yanjye pe. Oya da ubwo amarangamutima nagavangavanze gutera ariko nayavangavanze nawe uri gutuma mvugishwa. uzi ko uri gutuma mvuga nk'abo mu majyaruguru we. umva yewe shawe wigira urwenya ni ukuri wanesheje umutwe, watumye ntangira gukora akazi kanjye nabi bitari bisanzwe. Ni ukuri ntibyari bisanzwe bimbaho. Ubu rwose sinzi niba nzaho umukozi w'umwaka nk'uko byari bisanzwe. buriya rero nanjye ntaho uzi ibyo wankoreye, nako nanjye ntabwo uzi ibyo wankoreye. ntabwo wapfa kubimenya. hari ubwo umuntu avuga nyine ntikanga nkagira ngo ni weho da. Koko umva watumye ntangira gushidikanya ku rukundo rwanjye, kandi rwose tumaranye imyaka myinshi pe. none si icyangombwa ni uko abantu baba bamaranye imyaka myinshi kandi none cyangwa icyangombwa ni uko nyine umuntu yiyumva mundi. Simbizi Jeremy, nk'uko nabikubwiye ubu ngubu amarangamutima yanjye warayavangavanze pe. Iyo unyandikiye nsoma ubutumwa bwawe nizewe cyane. Iyo utinze kunyandikira nkareba kuri telefone rimwe kabiri nkabona utanditse, ni ukuri umubabaro urizana ngatangira no kwibaza niba nta kibazo wagize. Mbese simbizi pe. Oya urabizi. Aho urabizi. Buriya rero nawe urankunda. Urankunda. Simbizi Jeremy, sinzi mba ari urukundo pe. Urabizi. mbega inzu sinari ko ino hakubakwa inzu nk'iyi rwose. yarayubatse wujuje inzu nziza ino ninde muri mwe bashaka. Niko ubwo urumva undi yaba ari indi atarushinzwe amasomo hariya kuri groupe se. Ariko mwaretse kumvugiraho neza sha. Mubona muri mwe atari njye uri inyuma. None se ndabeshya wowe Munyemana ufite bari ikomeye n'amacumbi mu isantere, ndabeshya wowe Rugwiro waraturenze ku buryo rwose buri wano tuyobewe.
yari yatewe shaho kandi twarajyaga kwiba imbuto zawe wari uyoboye igitero sha. wenda iby'inzu reka tubivuye ariko rwose sinabayoberwa pe gusa natangajwe nuko mperutse no mu bukwe simbabone. Nyamara rero Munyemana yari ahari. Nanjye natashye ubwa nimugoroba kuko niriwe ku ishuri. Urakiga rero? Uyu sawa ukazayarangiza di. Uretse wumve. Nuko tubwira aho ukura amafaranga ashaje do. Amafaranga? Ukuntu ufatanya kwiga no kubaka ugiye no kuzinganira cy'ahantu muri uru rusisiro. Reka nkubwire Rugwe, ni inguzanyo rwose. Ntugukorana na banki ubundi umuntu akagira ibyo yiyima. Ahandi rwose nkura amafaranga. Cyakora mva mbabwire bavandi. Nukuri nishimiye kongera guhura n'inshuti zanjye zo mu bwana twakoranye ibifuti. Birashimisha cyane rwose pe. Niko Rugwe. Hari iwanyu ntibakujyanye tugeze mu mwaka wa 5 ra? Urabyibuka rwose mushiki wa papa wo mu mujyi kuko ari umwarimu. Yaraje arantwara ngo ajye kunyigisha mu mwaka wa 6. Bityo nzagera amanota meza mbashe kubona ikigo cyiza. Ariko rero mwavuga mwagira. Ngiye hari ibintu rwose abantu mu mujyi bishyizemo. Kuko ariho haba ibyiza gusa amanota meza twese ntitwayageze. Ninda ariko kwishinga Jado. Aho ko ari umuhanga cyane ra. Ndamwibuka sha. Yabaga uwa mbere nkabo wa kabiri mukurikiye. Ariko yabaga ndusha amanota nkari. Niko. Ngaho rero mbwire ngiye wa 11 yabaga yandushije. No mu yisumbuye se wakomeje kubikimene Jado. Niko uri bimubaza. Bazajye twiganya Amerika sha. Si bubi. Ukagira Imana ko Munyema waranyubera rwose. Abantu bose uzajya ubabwira ngo naraguhekaga. Wabibwiye n'umugore wera. Wari umuhanga kandi nawe mwiganye muri kaminuza avuga ko ari ikimene kabisa. Wagombaga kwigisha rwose pe. Ntabwo nkoresha ndo byantungu. Ubwenge uzi rwose wagombaga kuba abana b'igihugu. Rero se kutembera. Aho none se ariko ibyo reka tubere cyo mwabagabo. Rugwiro se gutembera mu modoka wenyine nta muntu kazi urabona. Muhono kazi. Mvanye se shako narongowe n'akazi. Kuki? Ohore wumva icyo nangira wa mugi. Abangira igize nitumeze neza. Abasore babo babishakira gukomeza kuryoshya gusa. Ubu wakumva uvuga utyo ufite abana babandi nk'abanga utendetse sha. Oya Munyema. Wanya sinawubona pe. Mubo naraye iwacu kandi nahageze nijoro cyane kuko nyine umusaza yari yamamagara ambwira ko atameze neza. Akakana murabibona rwose ko ngiye. Undi bukore nijoro. Hoze umwanya wo kujya muri abo bakobwa. Muragiye ze? Yego ko. Ariko utaragenda rero Rugwe. Ushaka umuntu rwose ukora ku kibuga cy'indege buriya nta buryo umuntu yazahaza ukamusabira umunyenga mu ndege. Umva aho ni watsiga Jado. Kiwatsiga rwose pe. Indege doratora mu kirere zigenda gusa koko. Uko se namwe murashenga koko. Tubwire ariko tubwire ko musetsa. Jado ndakumva rwose mbwira. Ibyo by'indege tubivuyeho kuko rabize nta minyenga y'indege nta na refuti y'indege. Hari n'iki gikorwa cyawe kiranejeje pe. Mpa nimero yawe mbonereho ngo rwose n'urugi rumwe cyangwa idirishya. Ntiwumva se kora rwose pe. Niko uri umuntu w'umugabo cyane rwose. Rugwe akira nanjye gushimira. Akira rwose. Urakoze cyane Rugwe. Sinabona uko ngushimira nuko. Aho ubona Munyemana tugomba kunyura hariya kuri ya bare wazo umbwiye ikomeye. Iryo ni ijambo rwose pe. Arahora tukagiye ntabwo gafata n'ubujijage. Tuzahora tumena habiri nta gupfundura. Sije. Rero Jado. Ese ngimbwira rwose ushobora kuba ufite undi mushinga vuba no gutarabimbwira. Kandi nta kintu rwose kinezeza nko kubona abantu twakuranye tuvuga hamwe batarabaye mbwa ahubwo barabaye abantu babagabo bakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Rwose uwo mushinga nawe ufite rwose pe. Mu ntangiriro z'umwaka utaha rwose azaguhamagara gutumira da. Ese uyu munsi ntiwanakoze we? Ngira niba nta murumuna wanjye cyangwa mama bari hafi aha Delphi. Bari mu gikari nibo bambwiye ngo ngusange mu cyumba uyu munsi ntiwigeze ugisohokamo. Delphine wenda apfuye neza nzavuga ngo ikimana we.
ni iki ushaka kumbwira twifungiranye kandi ufite ubwoba bigeza ade ibintu ngiye kukubwira nta wundi muntu n'umwe nshobora kubibwira. Impamvu nkinze ni uko nzi ko urujeni yinjira hano mu cyumba adakomanze. Nteye ubwoba je ni iki we? Ni ukuri hari igihe umuntu aterwa n'abadayimoni, nako ndi igicucu, ndi n'indayi. ngo iki we? Narabikoze ade. Jado yananiwe kwihangana se kandi yari yararahiye ngo azakwihanganira we. Mbega umuswa. Niyo mpamvu uyu munsi nagiye muri biro ye nkabona adashaka kundeba mu maso yarazi ibyo yakoze. Nturinda ya nshuti yanjye. Wabikoze n'umuntu ukunda kandi mugiye kubana. N'amakuru. Yego byari kuba byiza cyane iyo mushobora kwihangana kugeza ubukwe bubaye. Ariko nkubeshye nakubwira ngo njye na Benjamin twarihanganye rwose. Erega Jado ararengana. Ye? Ntubimbwire je. Ntumbwire ko waciye Jado inyuma nababara cyane. Narasaze de. Umenya atari njyewe pe. Umenya Jenny yarimutse muri njye akinjira n'undi muntu ntazi rwose. Ndumva nkwanze Jenny we. Nanjye ndumva utari Jenny inshuti yanjye nsanzwe nzi. Kuko Jenny nzi ni imyaka akundanye na Jado. Ntiyatinyuka kumuca inyuma. Mana we, ubu Jado nabimenya ntaziyahura ko Jado umusore witonda, Jado umusore wakunze Jenny. Muhora atagira ukumva ugabanyijwe. Wabikoze ryari wabikoreye? Wagabanyijwe. Byagenze bite ngo utinyuke ibyo bintu je? Umva nyine mbikubwira ari gucecetse. Ngaho mbwira. Nyine umva mbikubwira. Ako ntongere gusakuza, sibyo? Nyine kuwa gatanu w'igishize sinari nakoze kandi sinaraye hano iwacu ade. Umva mbese. Ariko niba nabyita amahirwe cyangwa ibyago nagize simbizi. Jado ntiyarari inaha. Yafashe icyemezo cyo kurara agiye ku ishuri yigaho ngo yari afite ibizamini 3 kuwa gatandatu. Kubera ko nyine urabizi yamukurangiza amasomo yiga. Noneho uhitamo kumucinya. Umva ariko umunsi wo kuwa gatanu nimugoroba aba ari uwe niho tubona umwanya wo guhura. Nawe rero profite umukunzi wawe adahari ujya mu byaha byawe. Ni ikibazo maranye rya Delphi maze nk'amezi 3 amarangamutima yanjye atari hamwe kubera umuntu waje winjira mu bitekerezo byanjye. Ariko uri muzima je nkubaze nturwaye mu mutwe? Umenya mparwaye de nako naraharwaye byararangiye. Kandi umuntu namumenye umunsi nge nawe twari dufitanye gahunda ukanyibagirwa ukijyanira na Benjamin. Urumva nyine yaje mu modoka nziza Marift. Tugenda tuganira tugiye gutandukana nimero ya telefone. Kuva ubwo umusore akandereta kuri WhatsApp ade anyandikira amagambo akinjira mu mutima wanjye kawuranya kazamutira mu mutwe. Nkumva nta wundi muntu ubaho umeze nkawe. Apu nditaye ndumva ibintu uvuga bitumvikana. Ariko garuka unyumve. Uwo musore niwe wantwaye ubwenge kuva icyo gihe rwose. Ku buryo Jado yamvugisha atamvugisha ntacyo bikimbwiye. Nako yatampamagaye simuhamagara. Kandi mbere yatindaga kumpamagara ngahita muhamagara nawe urabizi. Ariko nawe disi yarabyibajijeho arambwira ngo kutankimpamagara. Mbura icyo mubwira pe. Atabyibazaho se niba ko kutakimuhamagara kandi urukundo rwa babiri rubagarirwa na bombi kugira ngo rukomeze gukura urumva utamutererana. Nako ntukimukunda uko mbyumva. Sinzi niba navuga ngo sinyimukunda Delphi. None se niba waramaze kuryamana n'umuntu mumenyanye mu meza ya 3 yonyine kandi Jado mumaranye imyaka itabarika mutararyamana urumva hari igisigaye? Sinabikoze nabigambiriye ade. Ni nayo mpamvu rwose ubona mfite ubwoba. Icyo nkundira abakobwa nawe uvuga ko yabikoze yabigambiriye. None se yagufashe ku ngufu umukobwa mwiza? Mva ariko rega amatwi mbanze nanagusobanurira. Utega amatwi kikumbabaje. Numva yansabye kujya kumusura mu mujyi. Kandi nkuko nabikubwiye muri we wagira ngo harimo urukuruzi nkuru. Ndabyemera rwose mva ku kazi byari nka saa 7. Twavuganye ko ari bungarure akangiza naho ko afite imodoka. Ndagenda rwose duhuriraho imodoka zivuye nazisiga abagenzi anshyira mu modoka tugiwe. Turicara turaganira ambajije icyo musaba fanta aranseka. Urumva rero maze azana icupa rya wine asuka mu birahuri 2. Ariko mubwira ko nanywa inzoga. Icyo gihe rero igihe cyo gutaha kigeze umuntu yatse imodoka biranga. Aragerageza rwose wapi. Nuko ngiye kubona mbona afashe telefone ahamagara umukanishi
arambwira ngo nihangane baraje bayikore. ikigoryi gusa. Nyine ndabyemera ko ndicyo rwose. Ubugoryi bwanjye ni uko ntanavuze ni reka mve hano ntege moto ngere muri gare nshake bisi hakiri kare tugategereza uwo mukanishi kandi nyine niko amasaha yari arimo gukura. Mana yanjye je ndumva nagukubita urushyi rwiza nkongera nkavuga ngo ndugukubisa abantu biwanyu bamenye ibibaye bagahurura kandi ntashaka ko babimenya. Mana yanjye je wowe nuzi byambaye ibikisi ntawe nubwo uzi ko nagiye kureba telefone yanjye ngasanga twayisize mu modoka ye kandi igihe yayigeragezaga ikanga kwaka yarasohotse yibagirwamo na kontaki. arewe abantu barampamagaye bararuha ntiyigeze ahishiramo umuriro. nuko nyine mufata icyemezo cyo kuryama mukabirangiza. siko byagenze pe urumva nataye umutwe ariko ngeze aho numva ndatubuza nemera no kwinywera kuri ya wayini kubera ko yari yambwiye ko atari inzoga rega kandi koko nkabona icupa rirasa n'ayandi mwakoresheje mu bukwe bwanyu. ashyiramo umuziki mwiza turabyina nuko nyine birangira gutyo. nta kindi nakubwira je ntacyo pe mbisa amaguruke njye gutekera umugabo wanjye je urambabaje gusa nta kindi sinzi kuri joro sinzira reka nigende. ade umva barire gusa ntubibwire Benjamin ndakwinginze nukuri yahita bibwira Jado bikaba bibi. reka nkubaze je basi mwibutse gukoresha agakingirizo. ndagira ngo nkumenyeshe ko nkugaye cyane kaba. Ngungaye kuko umuziki mukarugo giye kabangura nzi nta buryarya ngira ndagukunze ndagukunze ndakwanze nayo niyo. Ku buryo usanga umuntu mu ruganiriro iwawe ukamucaho ntanamusuhuza ko amaso yanjye abera iki kindi kitari ukurura nageze ku marembo mbona ibyo ari byo. wabonye ariko ko haba munsi y'umuhanda abantu ngunitse kubera kubona ijipo iparitse wacu mu rugo. Reka mubaze mukarugo iyi vuga wabanje kubitekerezaho neza ninde wanungunika kandi yanungunika kubera iki? uriya mugore w'umwimukira utuye munsi y'umuhanda ngo na Sitirida sinjya mwizera nayirata ntuwagira ishyari. uramenye mada kuva kera twabanye n'abaturanyi neza abaje batugana bakaza bisanga ntuzagire umuntu wikoma. ngaho rero ngwino usuhuza undi. ndakurahiye kabango sinzagira indimi ebyiri. ngwiki sinzakira abakuru babiri mu rugo rwanjye bagenzwa n'umukobwa umwe kirazira kikazirizwa. ariko se ko mahitamo ari ay'umukobwa akaba afite uburenganzira bwo gusurwa n'uwo ari we wese urashaka icyo wa mugabo? umva mukarugo mba nkuroga ibisimbishyigikiye simbishyigikiye na gato. ariko uriya muhungu yabahaye iki wowe n'ubujeni? uzi ko nawe yanze kuva mu gikari? uwahubwo niwe mwana nabyaye. none jene uramubyarutse se kubera ko yigiriye amahirwe akibonera umusore mwiza w'umukire yari agiye kuzarongorwa n'uriya mwarimu wirirwa yitumurirwa mu maso? arashoboye. ariko tekereza umukwe w'umusirikare ukomeye akaba umucuruzi ukomeye umugereranye n'umwarimu koko. yewe nsinkunda ubuhemu bati njye ariko nta buhemu mbona. bariya abantu bafite ibyo bari baravuganye mu karugo niba koko haje undi ugaragara neza kandi mu bigaragarira amaso aratunze nubwo nta kibyemeza kuko kugenda mu modoka bidavuga ubutunzi none agize atya arahindutse. niko umukobwa twabyaye ni uruvu. ngwiki ni uruvu ko arirwo rufata ibara ryaho rugeze. none se niko tuvuga ngo ntagiye mubona uzi neza ko hari undi muntu bari baravuganye. narakubwiye ngo nuwako yasubizwa inkwano na nkanswe amagambo. iyo udashoboye guhagarara ku ijambo wavuze uri umuhemu kandi Imana ntishobora kugushyigikira. mbabarira cyane kaba. ngute se ayo magambo si umwana wanjye azashyira mu nkono ngo atekere abana azabyara uranyumva? si yazaba atwaramo baje kudusura. ni ngombwa se kugenda mu modoka? ariko ubu ntiwanezezwa nuko umwana wawe asohoka muri iki cyaro ubundi akajya azana n'abana be mu modoka baje kugusura nk'uko wa mukobwa warwamwe ejo n'umukwe we bazana n'abana babo mu minsi mikuru bagaparika imodoka ku muhanda. sanga umushyitsi wawe mukarukundo nabikubwiye kandi mbigusubiriremo nk'uko nabikubwiye siri busohoke muri iki cyumba ataragenda. ni ukuri biragaragara nabi kaba. abibone nyine ko yagiye hatishimiye ntazagaruke ntazangarukire mu rugo. hasoni akeba gusa ariko uza bebera. none
se ni hano wakoreye Jado cyane uzi rwose ko mbanje kugushakira mu biro bya prefe sekreteri ari umubwiye ko wakoreye hano karibu mu biro byanjye bishya rero Delphine urabeshya kuva ryari se ariko abantu mugira amabanga none se ntuzi ko umuyobozi wacu baherutse kumugira umwe mu bayobozi b'akarere kacu ndabizi kuko byavuzwe cyane ariko nyine twese abarimu twari dutegereje ko batwoherereza umuyobozi mushya muramufite rero ahubwo akira iwari w'ibihamya akira reka turebe mbega byiza we congratulations Jado ushaka ko utanabibwira Jane kuko yabimenya babimbwiye mu gitondo twavugana iyo baruwa nayibonye uyu munsi mu gitondo ni wowe mwarimu wa mbere rwose mbibwiye bite sa Delphine ni byiza Jado nuko muri iyi minsi ngira nkafatwa n'agaserera ariko bitabishe Benjamin namwemeye rwose ikigaragara muri cya kibuga cy'umupira ntiyigeze ahusha igitego ni ukuri pe niba utarajya no kwa muganga ahubwo uzajya Delphine sibyo icyo ni kimwe rwose mu bimenyetso by'umugabo witwaye neza mu kibuga ngaho mbwira icyo mpamagarira reka kuntera isoni umuyobozi ariko ndishimye ko ubaye diregiteri wacu Jado gusa ubu ndibaza aho tuzakura umuyobozi w'amasomo uzi kuyitaho nkawe bikanyobera yewe Delphine humura tuzamubona hanyuma rero icyo nari nguhamagariye urabizi narambiye undi mwana yarihanganye pe sinzu yanjye urayizi ubundi ndayizi urebera inyuma Jado reka noneho adiye telefone nze nyikwereke reba hano iyi narayifotoye rwose no mu nzu imbere hose isigaye si byinshi cyane ku buryo ubu ngubu tuvugana rwose irimo kwimukiramo ngwiki ndabona n'ubundi waratinze kwimukiramo Jado nibyo iyacu Benjamin yayigiyemo ikiri icyondo maze ariko hagati aho urimo kwimuka gute uri no ku kazi abavandimwe n'inshuti bari muri izo nshingano zo kunyimura ibisigaye nzabikora nyirimo ubwo twe ntitukiri inshuti zawe Jado tutatubwiye ngo tukwimure mwebwe mbafitiye izindi nshingano Delphine uyu munsi nimugoroba rwose nateguye surprise niyo mpamvu umukunzi wanjye atazi ko nimutse bwira rero bimeze bite reka nze muhereke rwose hano ifite mu mufuka ngiye impeta nshaka kwambika umukunzi wanjye uyu mugoroba wayibonye icyo ngusaba rero ni ukumuzana ukamugeza iwanjye urasanga namwiteguye n'abandi bantu benshi b'inshuti zanjye rwose ubu si iyo mpeta wayiguze mwabivuganye Jado kandi nkubwira ko ari surprise de wowe nta kindi ngusaba ni ukumunzanira gusa inshuti zanjye n'ababyeyi baraba bahari murumuna we kandi arabizi ahubwo iki Jado kuri se kandi ateye Jado rekera ibyo nsabye ndabigukora iki ndazana Jane mukugezeho nk'uko binsabye ahubwo reka ngende ate niki kikurijije none se ugiye tuvuganya amasaha ariko ubundi we na Jado mupfana iki munyema kubera iki mbajuru icyo suruje ukuntu ari n'umugore wawe uyu munsi mwaretse akazi kanyu mukirirwa hano dufatanya gukora isuku guteka ndebera radiyo yawe nziza wayizanye umva Jado ni inshuti yanjye cyane pe n'ubwo abona nta nshuti y'amagara ikibaho Jado niyo kandi mukunda nk'umuvandimwe wanjye rwose ndabikunze cyane ni ukuri kandi birigaragaza ngaho ngwino rero mfashe guhitamo indirimbo z'umukuru wawe akunda kanombe hari indirimbo eshatu akunda ariko hari n'izo tugomba kubikira ubukwe bwe mbwira rwose hari za Kamariza n'iza Kagambagi nyine abantu bavuga ko ari iza kera nizo mukuru wanjye rero yifuza kuzacurangirwa mu bukwe bwe wambwira mwimwe twamucurangira umugoroba bamwambika impeta se uyu munsi uyu mugoroba turacuranga indirimbo ebyiri urumva iya mbere
turayicuranga dukinguye umuryango nyine akatubona twese nyine cyagiye Jada ari bubatera intambwe amwinjiza mu nzu ndabyumva turabanza nyine ndabigukundira ya Ivan urumva hanyuma indi ivuga ngo mbabarira uwo musi nugera abari nyuzarira ngo bikimeda hanyuma dukurikizeho nanone ufite umutima we kukubitsa amabanga ye izo ebyiri nyine nkuririmbiye n'iza Ivi gusa umbwiye indirimbo ziko ziri bushimishe mukuru wawe ndamwiziye kuko atishimye Jado sinamukira pe ndakubwira ndamuzi yewe nduje Munyema ndabona ari nyarwasesekaye inde bimeze bite Munyema na amahoro urahora ko bese niko nizere ko mwiteguye kandi ibintu byose bimeze neza tuzi ibintu byose bimeze neza Jado no mu gikoni birateguye tuza mani madamu ntari humura rwose biragenda neza nimubwira ahubwo se ko mbona ufite stress n'iki koko tuza humura ibintu biragenda neza Jado ahubwo umukuru wumve ko nta muntu afite uruji reka ntawe afite ni muzima umva muve muri ayo mwitegure dora Delphine nyarigiye ko bageze hafi akoze watuje Jado nacishe make nawe urabibona ibinyobwa byose biteretse ku meza sibyo numara gukora surprise yawe n'ibiryo barabyarura babizana umva reka mubwiruje mukuru wawe ndamukunda cyane rwose ndabizi ndashaka ko bigenda neza kuko naramurambiye ahubwo reba urutonde rw'indirimbo twakoze hanyuma tubwire nyine tutaza kukubihiriza wa mugari ndebera haraburamo Marayika iyo Marayika shenge kandi niyo nshaka kumwakiriza kuko Imana yampaye akamarayika ariko Jane umukobwa nkunda sorry nayibagiwe nukuri nibagiwe ko mwakundaga kuririmba kubera gukunda Buravan rero umva zimya amatara ukinye ngo bagiye ku gatano baza hano uyu Munyema reka yiga izimya ariko ahantu hatuje iki gihe hatabona ubujadara hadusanga Delphine ko uhagaze se ngwino dukingure humura yampaye imfunguzo ze wakubwira ubwoba numva mfite aderi umugarambya pe ariko uzi ko kuva cyagiye ariko ngiye guhura nawe Jane kutinjira Delphine ibi ni iby'umureye we wangambaniye wa cyana we umva ngwino hano se barakoze DJ gabanya radiyo ijye gahoro cyane nawe uri hano uruje kuko mana aba bantu bose Jane aba bandi bari iki icyabazanye nuko batumiwe urumva ikindi ni ugufotora reba ngewe gusa rero sibyo Jane umukobwa nakunze nkiri muto ugatuma nkorana umunezero ndagira ngo mpamirize abantu bose ko ijambo nakubwiye ko ngukunda nari nkomeje ubundi byitwaga amagambo ariko nyemerera nkwamba ikintu iguhamiriza ko ntawe ushobora gukingura umutima wawe utari wowe Jane kuko njyewe ubwanjye n'umutima wanjye turi abawe ubwawe nawe mbese uko akira mwabibonye mwese DJ zamura umuziki ndagira ngo nkubwire ko ntigeze mfatanya ijisho kugeza izi nyoni zivuze nka byukuruje nkibona ubutumwa bw'uyu mukobwa ambwira ibyo ashaka gukora nagize ubwoba bwinshi n'ubona cyabufite nanjye sinasinziriye Delphine namwinginze yananiye ubwo nyine nakora ibiri mu mutwe we dore ko umutima we ntawe yigirira umva mwese ni muri mu mutima wanjye ngo murebe uko meze niyo mpamvu munshinja ibyaha uzi icyari kuruta ikindi je ni uko utari kwemera kwambara impeta ya Jado wari kumubwira yahari uti ntibigishobotse none wemeye kuyambara se koko
Delphine ukuri sinari kubitinyuka sinari kubabaza Jado bigeze ubwo muteza abantu kuriya pe inshuti ze abavandimwe be abo bakorana abo bigana abamuyobora n'abayobora koko umva sinari kubikora n'ukuri yakoze se byo n'ibyo none se reka nkubaze kuje n'umwandikira ukamubwira ko ibyanyu bitagishobotse ukanamwohereza impeta yakwambitse nibwo uri bube utabamuteje koko ni mukuru wanjye kuko ni iki Jado yagukoreye ikindi uretse kugukunda kuva wayemeye rero nawe ugomba guhakanira uramwumva oya Delphine oya we ntibishoboka Jeremy sinamuhakanira we ntibishoboka kuko kugeza kuri uyu munota ndumva ari we niyumvamo kurusha Jado uramwimba n'iki se nubwo ari wowe wenyine ugomba gufata icyemezo ariko uhemukiye benshi pe mfite ubwoba bwinshi sinzi niba nzongera guhura na Jado ukundi bazi ko musobanurira uko niyo bagazibana abana koko uwampa urukundo Jado agukunda akarukunda undi mukobwa uwo ari we wese nzi ko atazuyaza kurusamira hejuru yaba byashobokaga ngo wagire icyiza gisiba ubwonko bwanjye buhinduka uko bwahoze we ibyaro riba byose numvaga wikinira je nabonaga uriya musore aza kugusura hano wowe na mama mugashyuha mukamwakira mu mutima wanjye ngakomeza kwibwira ko ari ubucuti busanzwe ese ubundi murumuna wawe warabimubwiye je ibiki impamvu ashaka gusubiza impeta niye mpamvu se bimubwire je niye mpamvu je urusha ni ukuri Jado naramukunda kandi nubwo ngihura na Jeremy navangiwe ni ukuri numvaga nkimutekereza none ariko nyine hari ibintu byambayeho bidashobora gutuma Jado ababarira kuki niyo ntakira gute niyo mbabarira ikintu kitatuma Jado kubabarira yarayapfukamye imbere y'abantu bangana kuri akakwambika impeta ni igiki koko je urushe ibuka itariki ntaraye hano mu rugo ndayibuka rwose hari kuwa gatanu ugaruka kuwa gatandatu tubwira ko waraye ubuze imodoka ntungurwa no kubona uzanwa mu modoka y'umuntu ku giti cye ariko kuko nkwizera nta kintu kindi naketse mfurushe uwo munsi nahuye n'ibibazo nyine Jeremy nyine urumva imodoka yamupfiriyeho biba ngombwa nyine ko turarana utikije ndatwite baba mana nyirigabo we Jenny we ntibishoboka ntabwo bishoboka je ntabwo waba utwite ibyo bintu ntibishoboka papa ntiyabyumva yesu mama nako sinzi ku yesu we nanjye sinshaka kubyumva we oya Jenny we ntabwo waba utwite nditari ya Jado ibyo bintu urabeshya nako ntiwabikora baba datuje ntabwo wakora iryo ikosa ryo gutwita utarashyingirwa ni ukuri kwimana ntuzi ko amagambo papa yahoraga atubwira mu buto bwacu Jenny we bisubizaho mbabarira